tugiye guhera abantu babyumve hashize mbere na mbere umunsi batangaje umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Côte d'Ivoire Amani Kouadiakani Michael Brigueneve. Uyu ni umukinnyi mushya w'ikipe ya APR mu gihe cy'imyaka ibiri iri imbere, akaba ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga, ariko bakimara kubitangaza n'ubundi hashize umunsi umwe, icyo gihe bakimara gutangaza rwose nyuma yaho gatoya nibwo nanone bahise bashyiraho irindi tangazo batangaza bamenyesha abakuzi ikipe ya APR Football Club ko bitararangira, n'ubundi babateguza signing y'undi mukinnyi. Ariko hashize umunsi muri APR transfer zihagaze zite, amakuru mashya ariyo nayahe, cyane ko ntekereza ko dufite transfer mu bice bibiri. Hari abakinnyi b'Abanyarwanda dutegereje ko batangaza barangije amasezerano kandi bakenewe cyane gukomeza gukinira APR. Hari n'aba bakinnyi bashya harimo no kwizigirayo bakomeje gukubitana imigeri hafi yo mu rugo atambagira. Bite muri APR nyuma yuko Michael amaze gutangazwa ku mugaragaro? Muri APR bimeze neza. Ubwo rero ndatekereza yuko abantu icyo bifuza kumenya icya mbere ni bamwe mu bakinnyi bayo. Reka wenda duhere kuri kapiteni Niyomugabo Claude. Nahoze nsoma kuri page y'umuvandimwe, akaba ari team manager, akaba ndetse ni team manager ni SG Etwari. Yego. Eric tubazane cyangwa se Eric umurisa abantu baramuzi. Ntabwo muzi. Oya, erego ngo nyobe ukuntu nyine agiye kugaruka muri uyu mwandiko. Niyo mpamvu ubona ntungu. Uburyo Claude wasezerewe agiye kugaruka muri uyu mwandiko ugiye kutugeza abantu inzira ye y'ibintu ibintu bimeze. Yego. Umwandiko arimo ntabwo ajya ava. Aravuga yuko rero ngo amakuru afite ko no muntu uri muri siporo ushobora gukurikira akamenya kameme. Avuga yuko ngo abavuga yuko Claude ngo yasabye imbabazi muri APR ngo ushobora kuba atari byo, ahubwo Claude ari gushakwa n'ikipe yo mu Misiri ya Petrojet, ikipe yabaye ya 12 muri shampiyona ya Misiri, ubwo ni muri sezi ishize bashoje. Bikavuga yuko rero Claude Niyomugabo ndetse n'abashinzwe kumushakira akazi cyangwa se aho agomba gukora ibiganiro ngo babitangiye n'ikipe yo mu Misiri, ndetse ngo siho gusa harimo n'ibindi bihugu bibiri byo mu Barabu nabyo bimwifuza, ku buryo ngo atagiye gukina mu Misiri muri Petrojet ashobora kuba yakwerekeza muri kimwe muri ibyo bihugu bindi bibiri byo muri Maghreb cyangwa se byo mu Barabu hano ku mugabane wa Afurika. Akaba rero ari ubwo buryo gahunda ye isa n'iteye kugera kuri ubu. Birasa naho rero ibya Claude muri APR bisa naho biri kurangira. Hanyuma bari abasore bandi abantu bari bazi yuko bahawe Claude yasabaga imbabazi ziki. Rega ubwo niyo mpamvu giye nabaye confused. Abantu nyine babivuga. Ubwo si speculation. Yasabye imbabazi ngo rero ko yagaruka muri equipe. Baramaze gusinyisha undi mukinnyi wakina kuri post imwe kandi nawe hasanzwe undi. Ubwo se Claude ntiyabibonaga. Cyangwa Claude yaba yaranze kongera amasezerano ibiganiro ntaho bahurira nta hantu afite ajya. Nicyo cyo kwiba. Arumva ikintu cyabaye, reka iyo nkuru twaranayiganiriye hano ni ku kiganiro mu kiganiro cyo kwa Kanganga. Muri make Rugaju ya clearingaga ibyo mwagarutse. Okay. Ikintu cyabaye abantu nanjye narabasobanuriye, ntabwo Claude yigeze ahamagara ashaka kugaruka muri APR. Arashaka gusohoka mu kubwiza nka kapiteni wa Masjid. Nka kapiteni w'ibihe byose kugira ngo igihe azajya aza nk'umwana yakirwa nk'umwana mu rugo. Nanagaruka ntibamufate nk'umuntu wanze kwemera amasezerano. Nk'ejo bundi mu birori nabonye Mangwende bamutumiye, arifuza nawe ko ajya agaruka nka kuriya. Nkuko yaza bakavuga ati ikipe yanjye ntabwo turimo turakora imyitozo, ndashaka kuza gukora imyitozo Shyorongi, bakamwakira ati karibu umwana wawe. Yego. Nicyo yashakaga. Vuga ngo transfer abizi zo mu Rwanda tujye zibamo ibintu byinshi. Abanyarwanda twananiwe kuba abanyamwuga kugeza kuri level yuko dushaka guharabika umuntu urimo arakora ibiri mu burenganzira bwe. Ndabivugira iki? Vuga ngo Claude arangije amasezerano mu ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya mbere agomba kumuganiriza ni APR, ni kapiteni wa yaramuganirije. Imuganirije Claude araza agira ibyo ayisaba.
nabo bamwereka ibyo bashobora kuba bamuha. Yes, birangiye birarangira babura aho bahuriza baramubwira ati noneho it's okay, baranamushimira thank you umugabo nkoranyambaga aragenda. Hanyuma basinyisha Christy uzajya ukina kuri uwo mwanya. Yes, usanze ubugiye. Ariko wibuke hari abantu bigize ngo twe tuba ngo hafi y'abayobozi ngo tuzi icyo bagutekerezaho ngo tuzi ngo nuko barimo barakureba, none bagashyira igitutu ku mukinnyi akavuga atari shobora kuba ngiye mfatwa nk'umuntu wananiranye, bikarangira umukinnyi arimo aravuga ati reka nawe nanjye mpamagare inshuti zanjye za hafi zanyumva babyumva noneho bagahita babikoramo inkuru ko nta kibazo mfite, babyumva bagahita babikoramo inkuru yuko ngo arimo arasaba imbabazi. Tuza ushikame, shaka ikipe kuko akazi kagutunze, akazi gatunze Claude ni ugukina umupira w'amaguru kandi agomba gutegura ejo he, kandi nicyo twifuriza abasportifu bose ko ejo he haba heza. Abantu bajyana amagambo bafata ibyo abantu bakoze biri mu burenganzira bwabo bakajya ikomereza. Nta muntu wakubwiye, nta muyobozi wigeze abikubwira, nta wabigutumye, ariko ugasanga umujene barimo baramushyiraho speculation, twijyanire ruga yego ibyo n'uvango ibya Claude byo rwose Claude babishyira akadomo nagiye gushaka ntazagera n'ujya kumuteranya n'ubuyobozi. Claude mu gihe cyakiniye APR aritanga bihagije, imyaka 7 niba rwose ibiganiro bitaragenze neza it's okay. Kandi ntekereza ko ubuyobozi bwa APR nabo n'ababyeyi umukinnyi gutera imbere no kugira ubuzima bwiza ejo hazaza nicyo kibaraje inshinga. Claude baramushimiye nta kibazo bafitanye, twagiye abantu ntibamukana. Yego, hanyuma rero ibintu uko biteye kuri bariya abakinnyi bandi b'Abanyarwanda batarongera amasezerano, kwa gatanu bakoze ibiganiro n'ikipe ya APR baraganira, barifuza yuko bongera amasezerano, ariko ikibazo gihari ni amafaranga. APR bamwe bavuga yuko gusezerera Claude nubwo yarashoje amasezerano abantu batekerezaga yuko bizihutisha cyane gufata icyemezo kuri aba bajene, ariko abajene bakomeje gutsimbarara, baravuga bati Claude yarashoje kandi umukinnyi negosiya kontra ku giti cye, ntabwo turi bugendere mu kigare ngo kuko Claude mwamushimiye ngo natwe wenda birahita bituma mudushimira, kuko hari yashyizwe ngo deadline y'umunsi ngo itarengeje amasaha 48, ubwo ni iminsi 2 uhereye igihe bashimiye Claude. Ariko abasore bagize baravuga bati turifuza ibiganiro z'abanyamwuga byiza, ntabwo turi bwange kwitaba ikipe kuri telefone, ntabwo turi bwange kuza guhura n'abayobozi kuri ofisi, ibyo turabyemera, ariko natwe uruhande rwacu rukwiye kumvikana, dukeneye amafaranga kuko niyo azaduha amasaziro meza, niyo azatuma tugira ahazaza hazima. So birakomeje, baracyarimo gupfa amafaranga nta kindi, buri ruhande rwose ruracyari kuvuga ngo ni menshi version, abandi ngo ni make. Ubwo abakinnyi baravuga ko ari make, APR ikavuga amafaranga version muri equipe version muri equipe ifite mpagazeho nuko abakinnyi bandi barimo nuboneka Jean Bosco, barimo Shimimana Yunus Kagege, barimo Kagege, ubuyobozi bwa APR buvuga ko offre zabo bazibonye kandi babona ziri fair, buryo biteguye kuziganiraho bigakunda. baracyari mu biganiro, ni ibintu bahaye version mpagazeho neza cyane. Bango bo baremera ko baganiriye n'abakinnyi bakumva icyo abakinnyi batekereza, bakakira offre y'abakinnyi, ubusabe bifuza nyine muri contract, kandi bumva kuri ekipe nka APR bitagoye cyane. Ngo bavuga ko nyine ni ibintu twaganira, ibintu byaganirwe bakagira ibyo bagabanya, tukagira aho duhurira. Bo bavuga ngo abo bakinnyi bandi turi mu murongo umwe, ni bya bindi by'ibiganiro umva ariko byo kuvuga ngo iyi shati yanjye ni 35, unavuga ati ni 27, ukavuga ati 8 ntabwo watugonganisha, wumve ko iyo version ariko nyifite. Vuga ngo barahamya neza ko muri bara bakinnyi b'Abanyarwanda ubona ruboneka arimo Yunusu na Ruboneka bemera ko offre zabo bazibonye, kandi ku ruhande rwa APR bakabona zitagoye cyane ku buryo
ku buryo batananirwa kumvikana. bivuze ngo hari ahantu vuba ahangaha hagati y'ubuyobozi bwa APR n'aba bakinnyi bazahurira bazagumamo. Birashoboka yuko rero tuza kubona extendinga, ariko hari ababonye muri weekend ya APR rero ivuga ku bakinnyi b'abanyamahanga ko igiye kurekura umuriro nyuma yo gutangaza umunya Cote d'Ivoire, bikarangira weekend ishojwe batarekuye izina ry'undi mukinnyi, kuko hari babiri bari mu Rwanda. Hari uriya musore wavuye muri Stade Marie ukina playmaker Traoré, akaba ari akina nka nimero 10, hakaba ndetse n'umuzamu wavuye muri Mozambique. Aba bakinnyi bari mu Rwanda kimwe n'uyu munya Cote d'Ivoire wamaze gutangazwa. Bakoze video shoot muri Stade Amahoro muri iyi weekend. Ibintu byose byareditinzwe biratunganyijwe bimeze neza. Ubuyobozi rero nibwo butaratanga go ahead gusa ko abakinnyi bagomba kuba batangazwa, ariko abakinnyi ibijyanye no kuba baramaze gusinya byo byararangiye barasinye. Hasigaye gusa ko izo video zabo bamaze gufata ubuyobozi butangaza yuko zasohoka. Probably wenda bashaka ko bari kubikora badashaka kubatangariza, nimwe bavuga bati nta pressure, reka tugende dutangaza gahoro nabyo muri transfer biryoha. Dukomeza kugenda tuba ku isoko abantu bumva duhari cyane, ko bivuga yuko muri iki cyumweru baza no kwakira umusore kuva mu ikipe ya Tupisa Mazembe nyuma yo gutwara shampiyona yo muri Congo. Bikaba rero APR nawe ngo ibiganiro bagomba kubisoza byose, kuko icyo yasinye ni pre-contract. Ibintu byose by'ingenzi barabyumvikanye. Nanabonye n'amakuru y'ibitangazamakuru byo muri Tanzania binyomoza inkuru avugaga yuko ngo Simba ishaka gutera agapapo APR. Simba ngo ntabwo ifite gahunda yo kuzana undi mu center back w'umunyamahanga muri iyi sezo ntayo. Ibyo rero narababwiye hano ni kwizigira twari kumwe na Rugajura ntabwo nyaremera birabiro naho no bashyushya transfer. Ariko sinzi impamvu abantu mbona bashaka kwishimira ko APR yatewe gapapo, nabyo sinzi impamvu. Bose nababyishimira barumva hari impamvu iri behind.